biraga n'umunsi w'igihumbi na magana atatu na makumyabiri n'umwe iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine itangiye. Rero ku munsi w'ejo Perezida Putin yari yagize na anniversaire by the way, avuka ku itariki 7 z'ukwa 10. Noneho muhamwoherereje ubutumwa bw'ishimwe harimo perezida wa Azerbaijan, ariko ngo ntagazwi cyane nka perezida Kim Jong Un, nako na Trump bwamwita chairman, yitwa chairman Kim Jong Un, akaba umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Korea ya Ruguru, kikaba inshuti magara. Amahoro y'Imana nshuti mwe mwese mudahwema ko twari ko mudukurikiye hano kuri Mwamba TV. Uyu ni umwanya tuba tugiye kubagezaho amakuru mashya agezweho none ahangaha. Reka tuyahere hano mu Rwanda, ndirwe Matsiri kumwe na mugenzi wanjye Mekiro. Amahoro? Ni amahoro. Imana ikurinze neza cyane rwose. Hari umuntu uvuga ngo Imana indinze amahoro. Imana ikurinze amahoro. Ntayo yaba afite. Hariko haraba yashonje mugane wabo. Yaba afite pepe. Yego. Abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaye umuturage bikekwa ko ngo yari yasinze, wagaragaye rero arwanya umupolisi w'u Rwanda wamubuzaga rero ngo kwishora mu binyabiziga kugira ngo bitamugonga. Kuma X hose na Facebook n'iki nizo video ziriho zirimo kugaragara uyu yari yasinze. Noneho agashanga kwambuka umuhanda, ariko umupolisi we aba yabibonye kare ko uwo muntu arimo akoreshwa n'ibiyobyabwenge, imodoka zirimo ziragenda, arashaka kwambuka isako yindi ashobora kugongwa agateza ibibazo. Kuki hari abantu batarimo kubyumva? Ariko nubundi cyangwa nuko basanzwe babona wenda polisi y'u Rwanda bakabona amavideo yambutsa abana, bakabona bamwe batwaje, twabonye mu gihe cy'itangira ari y'amashuri yarazanye Nyamirambo babatwaje amabaga. Kuba bari professional cyane, hari n'igihe buri abantu banamenyera n'abantu bagakabya. Wenda kuvuga mode yararimo yo, wenda reka tuyishyire ku ruhande gusinda kandi ariko kwateye ibyo byose niko kwabiteye, ariko ukuntu yari aggressive banza ari uko nabonye uriya mupolisi nta gikoresho yari afite, banza ari umwe ufite ifirimbi, kuko nyamara afite inkoho, ari umuntu ufite, ntabwo umuntu ufite inkoho ushobora kumugira kuriya. Yica yiherewe, wenda ashobora kudakoresha imbaraga z'umurengera, ariko none se abo tujya twumva barwanyije inzego kugira ngo babarwanishe cyane cyangwa akajya kwerekana intwaro. Ariko izo ntwaro ntabwo azikoresha, yerekana aho zari ziri, cyangwa se akaba yashatse gutoroka aho zari ziri. Wenda ntabwo ari criminal, ntabwo ari mu cyaha wenda kujya bahakoreshwa imbaraga z'umurengera. Ariko uko twabibonye mu mashusho, ubonye ukuntu yabyitwayemo uriya mupolisi cyangwa umupolisi icyo yakoze se ukumucururutsa, ari ikintu gikomeye yamukozeho. Reka rero bakora buriya social media hano zibera akaga, buri wese avuga uko yabibonye, kandi ni citizen journalism iremewe nyine, buri wese aravuga ukuntu abyumva. Ariko abenshi nyine nk'uko wari ubivuze muri iyo nkuru, abenshi barimo kubona ko uriya mupolisi yakoze igikorwa kuko rega buriya nicyo gituma yambaye izo uniform wowe utazambaye. Ibyo uvuga nibyo, kandi umenye ko buriya mu itegeko nshinga polisi n'inzego z'umutekano zifite icyo kwanza gukora n'inzego leta ikoresha ibyo bita legitimate use of coercive force. Niba ngo afite kuba bakoresha imbaraga z'umurengera harimo n'izakubabaza, ariko kubera babyemera amategeko ko baba baratoranyijwe bakabitegurira, baranabyize. Nicyo gituma bose batagenda n'amafirimbi gusa, ari haba n'imbunda, kuko baravuga ati ashobora kuba na case ni kuko ntiyari yaramusatse ngo amenye ibyo ajyanye muri uwo muhanda. Rega buriya kubona umuntu utarimo kugendera kandi icyo ashinzwe ashinzwe umutekano wo mu muhanda, agomba kubahiriza rero. Aho polisi rwose ahubwo ari professional cyane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yasobanuye ko ngo uyu muturage ngo yabuze wo kwambuka umuhanda muri zebra crossing mu gihe rero imodoka zatambukaga, yasabwe rero guhagarara, arabyanga. Murabyumva? None se habanje contact kuganira ngo barebe ukuntu buriya mu mahame agenga polisi y'u Rwanda harimo kwigisha, guhana no kubabarira. Ubu babanje kwigisha biranga. Ubwo rero nawe urabyumva, byagezaho abantu rero hirya no hino barimo baravuga ibintu bitandukanye, ngo urabona n'umuco wa filming mu Rwanda ugeze ahantu akantu karaba na accident aba mbere yo kujya buri wabakizaga niyo bari kuba barimo kwicana, icyashaga ni inkuru kibanze gutambuka. Nabiboneye kuri yagize kuba mu mwaka ushize, muri no mwaka, ariko ndumva maze Trustia
imwe yari ikomeye cyane ya international impanuka yindi yajyaga za Musanze banza uko abantu bagiye bakajya gufirima n'abantu barimo bakirimo gusanga arabona ari mitanye nanjye rwose ubu ni umunyamakuru professionnel urafata ibintu ni hatari rero urumva rero hariya washataga amashusho wenda agomba gufasha wabonye ko ushize amashusho yafashije amashusho arafasha yuriya wa mukobwa wa muri uyu mukobwa numuri nko mu kwezi gushize umukobwa wari batemye bakagira hariya muri Kimisagara Rwanda abantu babajura buriya ngo wabifirimye n'umuntu ari wibereye mu ikamyo abari utanga ira footage yatumye n'ubundi bafatwa asubwo urumva ataragize urumva rero gufirima umuco nyine umaje kuba mu Banyarwanda maje kumenyerwa bakomereza ariko no gutabara bize mu byo ni mu gafilime gusa ariko mujye munatabara namwe ntacyo byabatwara hanyuma ikindi wamenya nubwo namakuru agezweho Senateri Evode Uwizeyimana ngo ntiyumva ukuntu umuntu udatunze imodoka nimwe ahabwa uruhushya rwo gutangiza kampani yigenga ikodesha imodoka ngahubwo ngakaba kusanya iz'abandi akaba arizo akoresha cyangwa atiza bariya babaje kuzigura iwe kuzikodesha ntabwo ari ukuzigura ubwo rero abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ni nabyo tuba twivugira barimo baravuga bati ibi bintu uyu senateri avuga ni nabyo kubera iki umuntu aragenda agafata imodoka z'abandi bumwe hari n'abakunda kubihomberamo ugasanga imodoka urayimuhaye yari nzima akajya kuregistaringa muri kampani karegistaringa muri RDB ubundi yarangiza akajya kwaka n'ibindi byangombwa urumva ubwo si muri rura Rental car services izi aba bantu bikorera bafite za kampani zikodesha amamodoka twagiye twumva z'abantu hirya no hino bagiye banibwa umuntu afite kampani yarayandikishije RDB azanye iwanyu mu muhoro bushya ariko mu magambo make uwo muntu nta modoka n'imwe agira ni imodoka z'abantu agenda atoragura hirya no hino akagenda atoragura imodoka hirya no hino wabyumvise agakora kampani iyo agiye kwiba abantu usanga nta n'umutungo agira umuntu abereka imodoka zingahe ze zimwanditseho kugira ngo muvuge muti uyu muntu agiye gukora kampani ya transport afite nk'imodoka ze wenda 10 afite 15 se wenda yaziheraho akaba mu gihe yabonye isoko rinini akaba kuko yafata niza abandi bantu ku giti cyabo akazishyira aho ngaho wenda muri kampani nguko ati nta n'imodoka nimwe yigirira ariko arashaka ibyangombwa RDB kayuma na rura kandi nayo ikabiha umugisha ibi bintu birakwiye badakunda kuvuga kuri bintu rwose urumva yize kuvuga no ku bintu bya speed yabivuzeho ku bintu by'ibyapa bya 40 nabyo byarakemutse avuga ku bintu by'imyubakire akunda kuvuga ku bintu byinshi ariko nk'icyo kibazo n'ubundi arezinze niho haje nyine amakampani aza ugasanga nyine bijemo ibintu byo kuvuga ngo abaturage bagiye bahiriza ibyabo nyine bikaza kurangira batabisubiranye cyangwa wenda hakazamo izindi ikundi kutumvikana bitewe no kuregistaringa ko amakampani batabanje gukurikirana ngo barebe uko bimeze hari nabo ntuzi kampani yagiye izanira abantu se imodoka hanze ntuzi ko byarangiye yagiye no muri imwe mu ikipe zikomeye mu Rwanda irimenyekanisha kubera abafana birangira bababwira ati turabatumiza imodoka ko byarangiye abantu benshi barabizi ntabwo byarangiye uko bikwiriye hanyuma andi makuru nuko ejo hashize byari kwa gatatu ku mupaka munini uzwi nka La Corniche ni Grande Barriere rero huza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu karere ka Rubavu hakiriwe imiryango 106 igizwe rero n'abanyarwanda 387 yego ngo bari bamaze imyaka muri icyo gihugu cya Kongo barahunze urumva imiryango 106 yego aba bantu baje kubera bahora baza nyine ari impunzi ariko mu myaka yatambutse intare za Sarambwe zitarafata hari ahantu ko batajyaga baza bari kuza bateze ntabwo bari kuza nuvuga ngo mu buhamya batanga bavuga ko bari bafashwe bugwate na FDLR kandi ho nababivuze kera ari ugize kuza mu baburanye akavuga ngo bamuburanishe gato bamureke yicare ngo kuko bigize kumukubita inkoni zigira bari bamwandikiye niba ari igihumbi bakajya bamukopa baragerageje attempt yo gutoroka yego abenshi kandi habamo n'igihano cyo barabavuga ngo bakatira n'urwo gupfa
tugendeye ku buhamya bwabo rero abenshi bavuga ko nyuma y'uko M23 ifashe agace barimo urumva ni muri kara gace abenshi baragiye bajya mu gace ka hari muri Nyiragongo Masisi na Rucuro kuba barahafashe ntabwo hose hafashe yego ariko aho bafashe ni hanini barabafata ariko ikibazo M23 ntabwo bashyikiriza u Rwanda bashyikiriza HCR ubundi bino bintu by'impunzi biba tripartite ngoma kuba igihugu bahunze n'abindi igihugu bari barimo hostinze nicyo wenda bavamo ariko byose bikazamo na HCR ngira ngo arabibonye ni za mpunzi z'abarundi abatashye ko babanzaga kuza leta y'u Rwanda ikabatwara mu ma bus yabageza ku mupaka Nemba HCR ikaba ari ibashyikiriza Burundi rero ubwo nuvuga ngo M23 mu butegetsi bwabo bwa gisivile yashyize ubwo niba barimo kubafata nyine abaturage bakavuga ati dushaka gutaha bakagenda ariko na MONUSCO ukuntu yajyaga biza mu nambere kera bajyaga baza ariko ntabwo ari kuri leta nk'ingi urumva rero izo famille zingana uko nibaze nyine leta y'u Rwanda nabonye ari ukuntu babafata nyine bakabintegra mu gihugu bakaza bakabaho nk'abandi baturage baza bakorera u Rwanda ariko tubona no kubasaba babwire n'abariyo nabo n'ubundi barabikora bahita babivuga nabonye hari n'ibiganiro bacishaho n'ibyo bakagerageza no kubishyira kuri za social media kugira ngo n'abariyo kuko hari abariyo bafite amakuru ari totally different kabisa atandukanye n'ayarahanga hanyuma rero tukiraho muri Kongo uyu mubyeyi witwa Tito Rutaremara yasubije abavuga ko u Rwanda ngo ruri muri Kongo inaribonye muri politiki yo naribo Tito Rutaremara yavuze ko ngo abashinja u Rwanda kuba inyuma ya M23 ngo ari ibinyoma kuko ngo uyu mutwe ngo urihagije kandi ijambo yavuze rikomeye nuko ngo udakeneye ubundi bufasha barabize amapasa utamaze iminsi aba n'ubu ngubu bakiri muri training wing ubwo mu by'ukuri 15 muri phase bamwe 8 barabo 8 ba mbere bo nta na training nini bakoze barabapolisi n'abasirikare biripotinze none aba babanje ku bari mu kiwanja ahantu bari kumwe na Makenga benda kubajyana muri training hari abavuganye n'amacana n'uba na Scov yarariyo nize kubona hari urimo kuvuga mu polisi ati bajyaga batubangamira batwita ngo turi abanyarwanda nabo baswahilofone basanzwe urimo kumva rero kuba nayo bwayimo gukorera training cyane barimo gupasingisha buri munsi rumanga birapasinga nabonye niyo za canzu kandi urimo kubona ko barimo no kugenda bagura amarembo abonaga uko barimo kugenda banegera n'indi migi ntabwo rero bashobora kubikora badafite ikintu cyitwa effective kuba support bayibona wenda ngendeye ku byo Muzayitete yavuze bishobora kuyibona yuko ndi itari y'u Rwanda cyangwa niyo yaba ari n'iy'u Rwanda ikaba yaba morali wenda ntibe physique kuko nko kuba president wa Republika yivugiye ko impamvu barwanira utayumva atagize igitekerezo cyabo no kuvuga ngo u Rwanda rugishyigikiye igitekerezo cyayo iyi support rero Muzayitete yavugaga ni support iri military support ni yavuga ko idahari ariko bitavuze ko badashobora kuba yibona in one or the other bategwa n'ahandi kuko nta Ruganda bagira ntiyagwana igitekerezo nta Ruganda bafite rukora imbunda nta Ruganda ariko isi ni ngari muri bene hemewe 193 na ya campaign ya Palestina y'ijana 194 ntihaburamo ababyumva wenda bakabajya n'indi support rero nk'umuntu inarayibonye muri politiki y'u Rwanda kandi akaba ari n'umuntu w'umuseni akadamu mu ishyaka ryo kubitegetse mu Rwanda cyane arimo kuvuga ibyazi rero nta muntu ushaka kumukontradiwiza kandi no umuntu abantu benshi afata nk'umu aranavuga ninde wundi wari wabona se anniversaire bakajyayo nende se nyine hano yagize anniversaire y'imyaka 80 ariko ngo byaranamutunguye rwose ntiyarabizi perezida yigira urimo kumva rero ntago ari n'importe qui ntago ari umuntu ubonetse wese tukiri rero muri Kongo ahantu witwa Kashobwe ni muri Kongo ngo indege z'intambara zagaragaye ziguruka hejuru y'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi uwo nta wundi ni Moise Katumbe aha ni ngo mu mudugudu wa Kashobwe uko kurengana rero cyangwa kwirukanka byateje induru mu rugo rwe ati izi ndege ziri hejuru yanjye ni gatiki hari n'abavuga ko ashobora kuba rwose igihe kigeze nawe ngo agatabwa muri yombi rero bino bintu leta ya Kongo irimo gukora uretse enda campaign bafite yuko gushaka ibintu byo kuba hindura itegeko nshinga cyangwa n'ibintu bya manda n'ibindi nk'ibyo ibintu byo gushaka guhungeta abantu banyapolitike ni mistake barimo gukora igihugu gisanzwe gifite ibibazo gifite rero kongera ibibazo mu bindi Katumba afite intara ya Katanga abantu baho ariya
yari yarahageze nk'ubwatsi bw'abaturage niwe muntu bazi bari banamwitaga perezida cyane yari guverineri wa Katanga ariko kubera ikipe afite ya tupisa amaze bimwe mu zikunze hari afite influence ikomeye rero kuba bamuhungeta bamaje guhungeta Kabila ejo bundi baraje wenda ubwo usigaye ufite imitekerereze nk'iyabo ni Mukwege na Martin Fayulu ariko nabo it's a matter of time kuko ni inyungu bariho ntibashobora kwemera kajya mu ya gatatu kuko bamaje kubyivugira ko manda ya gatatu byo ntibayishaka kuba yahungeta Katumbi ntabwo ari mu nyungu ze niba ari no gutera akajagari mu gihugu byo gashobora gatangiriye hariya ntabwo kaba arako mu burasirazuba byaro kugira ngo n'izindi ntara zitangire kwiyomora guhungeta Katumbi ntabwo ari good idea ndege zirarara zigenda amanywa nijoro abasekirite be bakavuga ati boss how is it ngo ntabwo byoroshye tuzakomeza no muri tubabwire na makuru hanyuma tujye hanze y'igitero inkingi hari igitero cyawe kuri perezida wa Ecuador hari ni muri Amerika y'Epfo cyari igitero gikomeye cyane ariko ntabwo biba byoroshye iki gitero kuki hari ahantu naho hatarimo ko isi kukirimo kugarizwa n'intambara n'ibiki buriya rero ikintu cyitwa buriya Amerika y'Epfo ni ikintu ni icyitonderwa biriya bihugu bya Ecuador izo za Venezuela izo za Mexico za Colombia haba ikintu cyitwa gangs amagengi y'abantu bacuruza drogue ibirara nuko babakire bateye ubwoba niba ngo zino hari kijyanye nize kubona kuri France 24 barimo kuvuga ukuntu ntuza iziti kiro cyangwa yakuntu bari nk'ikiro cya kokayine kigura 10 ibihumbi 70 by'amayero cyamaje kugera i Burayi urimo kumva rero hari unazo abantu ntago bazi abitwa ba Pablo Escobar wari ugeze ahantu atunga ibibuga by'indege bye agatunga amavuriro akabikora abaturage akagenda agafata abaturage mu gace kamwe bakababe bakaba abaturage bamukorera abo ngabo rero baragenda agakorana n'igisirikare cye agakora imbaraga ze uyu muperezida rero wa Ecuador Daniel Noboa yari arimo kuva mu murwa mukuru wa Quito ajya mu ntara yitwa yajyaga mu ntara yitwa Kanyari yes iyo ntara ya Kanyari yaragiye gutahamo ibikorwa remezo byubatswe infrastructure zitandukanye rero nkuko byatangajwe na minisitiri w'ibikorwa remezo waho bita Ines Manzano yaravuze ati perezida cortege ya perezida rero kwitambika cortege ya perezida kandi ibibahanga biba n'ahandi cortege ya perezida iba ari cortege ya perezida nta perezida w'uruhinja ubaho niyo waba uri uyobora Suriname cyangwa uyobora hehe rero iyo cortege barayatatse abantu bagiye kuri 500 babanza kubitera mu biko birangira bayirasheho ariko ku by'amahire uyu Daniel Noboa nta kintu na kimwe yabaye ariko byarangiye hamaje gutagwa muri yombi abantu 5 bivuga ko bakoresheje imbunda apana amabuye ubwo ariko bakavuga igikorwa cyo gutaha cyo cyahise cy'ibikorwa remezo cyo kubitaha byo bahita bagishakira ikindi gihe ariko bira bihugu in general byo muri Amerika y'Amajyepfo bigira ikintu cyitwa gangs buriya na bano bantu b'abaratino buriya no mu bantu Trump yanamaganye cyane nibo bantu yanamaganye buri njyanga abantu barano kubibona muri no minsi byumweru bishize ko Amerika ingabo zayo zirwanira mu mazi zajyanye amato y'igisirikare muri nyanja ya Caraïbe kugira ngo bazajye bamaje kurasa amato ya Venezuela 2 kuko Trump yivugira ku mugaragaro yuko perezida wa Venezuela Nicolas Maduro acuruza ibiyobyabwenge ari umudrug dealer ari byo bimutunze ariko naho abantu bo baratino bakavuga bati hari umudrug dealer wa drug lord nawe ngukomeye cyane mu bintu by'ibiyobyabwenge w'inshuti ya Trump cyane no guhera kera we n'umuntu wubatse ubwami bwabyo muri Amerika bakavuga bati ahubwo barimo kugira gukingira inyungu ariko ni kwa kuni iruhande rumbuga rundi ukavuga muri politiki ibyo bihoraho byose avuga ariko ubwo good enough ntabwo perezida yabigendeyemo ariko abantu banabyibuka ko ejo ni muri Mexico barashe presidential candidate mu mutwe muri Mexico hari ahantu rero ibiyobyabwenge abantu babicuruza bafite amagenga akomeye cyane rega nibi tubona mu filime nibyo uriya nta kintu na kimwe gikinwa kitariho na za Matrix ziza abantu bavuga ngo ntibizaba ariko hari byinshi babona na zino virusi ziza hari yigize kuza yitwa Contagious babikina muri filime 2012 ariko corona yaje ubona ari niyo byahereye ngo mu gacuramane
rero ibyo bihoraho n'ibisanzwe ngahe nguko. Hanyuma rero tujyane muri Gaza, hari ukuntu byifashe, amakuru agezweho none ahangaha ni ayahe muri Gaza? Ni intambara n'ubundi ni intambara irakomeje, ariko ubwo ku munsi w'ejo harimo kwibukwa imyaka 2 n'ubundi nk'uko twabivuze, imyaka 2 yari ishize cya gitero cya Hamas yagabye muri Israel ikica abantu 1200 bari baje bigiriye kwisereburira bareba amafilime, abandi bari mu kabyiniro, hagapfa 1200, hakagera abagore bafatwa ku ngufu, noneho hagatwarwa n'abandi bunyago 251. Muri abo ngabo hari bamwe boherejwe muri Israel, bamwe barenga mu 180, bamwe ari bazima abandi barapfuye. Aho noneho Israel ubwo numva nyine byaje, ariko numa y'intambara Israel yisigabayo. Yego, iyo ntambara rero ku munsi w'ejo ubwo yarimo kuvugwa, hari amasezerano arimo hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas n'undi ari wabyo igitero. Ayo masezerano arimo gufashwa cyane cyane ubwo numva Amerika ni nka overall, ariko hakaba Qatar na Misiri. Ubu rero mu Misiri Cairo guhera ejo harimo ibiganiro. Ibyo biganiro ikintu cyamaje kugeraho, Hamas yatanze liste y'imfungwa zayo ishaka ko Israel irekura, nayo igahita itanga igatanga za mfungwa zindi zisigaye, kuko barimo kuvuga ko mu barenga 40 hashobora kuba harimo abazima n'abapfuye. Ariko icyo Israel ishaka, ariko ntabwo ari Israel gusa, kuko naraye mbonye statement ya Friedrich Merz, uyu minisitiri w'intebe cyangwa se tumwite chancellor w'Ubudage, nawe yavuze ko hari abantu bafite amamuko mu Budage bari muri bari abafitwe. Rero icyo Trump yatanzemo muri za ngingo 20 yatanze aha Hamas na Israel, aravuga ati mwebwe Hamas ikintu cyonyine, ibintu bibiri, mutanga imfungwa zose mumanika amaboko. Yego, noneho abayobozi ba Hamas baravuga bati nitumanika, turashaka assurance yuko Israel nayo izubahiriza ibyayo ikareka kurasagaza n'ibiki. Trump ati mubanze mukora ibyo. Rero nabonaga yanumwe ya Trump murasirazuba bwo hagati nawe yamaje kugerayo, ubwo kujya mu nyine bari kunema amasezerano yakubahirizwa. Wenda ubwo wagira Imana iyo ntambara yarangiye, kuko imajije guhitana abantu 67, kandi ubwo harimo abana n'abagore nibo benshi, kuko Hamas bango mu myobo n'abantu babasha buriya bafite indaki bacukuye kera, niho bibiye. Umva, reka nkubwire bano bantu twita ngo ni ibyihebe, nibo bafitemo abantu b'abahanga baba barabigiye imishinga. Baraba Bin Laden yarafite abantu bari bamwegereye, yarafite company buriya ikomeye cyane y'ibintu by'ubwubatsi, yari nakomeye muri Arabia Saudite, buriya ira famille yabo yari ikomeye, ariko abagabo yarafite bamwegereye bitwa Bayriach Kashmiri, n'abantu bafite amadoktora, ntago ari abantu basanzwe. Ntabwo ari abasanzwe. Rero baba engineer bazi gukora amakabe, buriya nashyira gitero amazi yagiteye iciye hasi, baca za trenches, bagakura ama trenches bakagenda bagacamo, wowe no butaka bakubakamo ama trench manini bakaba ariho banari. Rero binavuga ko uretse abayobozi bawe Israel n'ubundi maneko zazo za Mossad zagaziza ahantu bari, ariko n'ubundi yakoze training Hamas baracyahari. Ariko urumva amafaranga aba yashowemo mu kubaka ibyo bikorwa. Ni ikibazo rega, nta mitwe n'imwe y'ibyihebe y'iterabwo bitagira abatera nkunga, ntibinabaho, biragoye. Aba ari abantu bari hariya barimo kuragama amafaranga, ko ntago barimo kujya. Ikindi kintu abantu bari bavuga rero, Israel nabonaga Trump arimo kubikomozaho nawe, ibintu bya Israel yo kujya gutuza abanya-Israel mu butaka bw'abanya-Palestina, noneho buyobowe na Fatah, atari na Hamas. Fatah n'uyu mutwe n'ubundi uyoborwa na Mahmoud Abbas, wemerwa nka perezida wa Palestina, ba muri Cisjordania, abandi bita mu cyongereza West Bank. Trump yavuze ko adashobora kwemerera Netanyahu kubajyana abaturage b'abanya-Israel, kuko iyo resettlement ufata abaturage bamwe kabimura ahandi. Buriya no muri bya bintu barimo kuvuga, bari abantu barimo gushinja Netanyahu na Israel gukora genocide, gufata uriya hari ibintu byitwaza incubators bashyiragamo abana batari buzuza imyaka, bagashyiramo za spam bashobora gukoresha, cyangwa n'izindi ntanga z'abagore zishobora gukoreshwa mu mwatanga urubyaro. Ibyo byose barazirashe. Ibyo rero ni icyaha cya genocide, no gushaka kugira ngo abantu bamare. Rero no kwimura abantu ukabajyana ahandi hantu bashobora kuzagira ubuzima bubi bukabarangiza, nayo ni crime of genocide. So ubwo rero ikiriho ni icyo ngicyo, nayo masezerano ahari ari mu Misiri, ubwo arimo Amerika, Qatar ubwo numva na Egypt. Bivuze rero ko ubwo igihari ni kimwe, nuko n'ubundi Trump nkuko yabyihugiye
ari kuri diro yo gushaka Prix Nobel nk'umuntu ushaka kuba exceptional kuko iyi ntambara ya Hamas nirangira harabasigaye ya yindi y'ubukungu itamara abaturage iyo n'undi dushaka kuza kugeraho iyi ntambara rwose iyi ngiyo ya Hamas na Israel irakomeye bavuga ko byibuza umwana umwe mu 10 adafite ababyeyi bombi umwe barapfuye kubera iyi ntambara yani ntambara ko no mu minsi yashize hari abantu bavugaga bati nyabuneka ni mudohora ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo byakunda yego hanyuma tukiri iyo giterwa inkingi warunabikomojeho hari intambara y'ubukungu noneho bya politike yabaye intambara y'ubukungu igeze hehe ni ya Ukraine n'Uburusiya kubera iki agahenge baragahana ubundi bikanga Trump aragerageza kunga nowadays bigeze hehe iby'iyi ntambara izarangira cyangwa izakomeza gutya kugeza imyaka ibaye ingahe yose intambara ihari abagore uri muri karama abagore bararekaramye batabagabo bacu bagiye kurwana imyaka 2 yashize bari mu biki kuki bataza biraga n'umunsi 1321 iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine itangiye rero ku munsi w'ejo Perezida Putin yari yagize na anniversaire by the way avuka ku itariki 7 z'ukwa 10 noneho muhamwoherereje ubutumwa bw'ishimwe harimo perezida wa Azerbaijan ariko ngo ntagazwi cyane nka perezida Kim Jong Un na Trump bwamwita chairman yitwa chairman Kim Jong Un akaba umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Korea ya ruguru kikaba inshuti magara ya Amerika n'Uburusiya Amerika ni nka barazirana cyane rero ubwo yamuhereje ubutumwa bumwifuriza isabukuru nziza anamubwira ko Korea ya ruguru ikiri kumwe nabo bifatanyije nabo muri iyo ntambara banarimo ikindi kintu ari amagambo Ukraine yatangaje mu minsi ishize irimo kuvuga kuri gusa bino bihugu biri muri NATO kuyifasha kurwanya umuryango w'ubutabarana kuko buriya Trump mu bintu yagaye Biden ajya ku butegetsi ku itariki 20 z'ukwa mbere n'ubundi bwa perezida wa Amerika bajyaho yaravuze ati Biden yatanze amafaranga menshi atanga n'ibikoresho bituma Ukraine ibona ikintu cyitwa long range missiles zituma ati byibuze bayihereza ibyo kwidefanda ariko ntibatume irasa za Iron Dome noneho ubushize habaye igitero cyageze mu Moscow byanarangiye no ku munsi 2 ishize bari drone bohereje Uburusiya barazimanura zirenga muri 500 ariko muri izo ngizo 500 inyinshi harimo n'izajya kujya Moscow hari naza drone zigeze guteranyizwa n'ubundi hafi n'ikigo cy'indege hari maneko yabo bigeze gufatira igiye hafi na kire muri ibiro by'umukuru w'igihugu ubu noneho ikigezweho ni ari izo drone zitwa Tomahawk ni iz'abanyamerika za long range zirasakura Trump yavuze ngo namaje gufata umwanzuro w'icyo nzakora ariko yagendeye kuri statement yavuzwe na Perezida Putin ku cyumweru Putin yaravuze ati Amerika niramuka izitanze zira missile za Tomahawk kuko zambukiranya imipaka zagira kure cyane ni ballistic nini yavuze ati twebwe na Amerika zaturangizanyije ntabwo tuzongera kugira ikintu tuvugana abantu rero basesenguzi nabonaga kuri za Fox na za CNN bavuga bati icyo umwanzuro Putin yafashe Trump yafashe nuko tuzazohereza kuko ntago yenda kureka umubano we n'Uburusiya ngo waba nabi n'ikimenyemenye yahuye na Putin muri Alaska ntibahura Washington kuko ntago ari kuza muri kapitali ye Putin ageze babaraho gati ikintu ntegereje nuko nawe azagaruka hanga kugira ngo tuzongere kugira ikintu tuganira ntashaka kubwo nawe yamwakira nka St Petersburg cyangwa handi ikindi kintu gihari nabano bayobozi b'abanyaburayi ubwo harimo bane abanyaburayi bose ba perezida ba Macron babande bose ba Frederick Merz b'Abadage ba Keir Starmer b'Abongereza ba Giorgia Meloni b'Abataliyani na wa mudage kazi uyobora European Union nuza Van der Leyen bagiyeyo mu nama hagati bari kumwe bari bahekeje Zelensky of course mu nama hagati Trump aravuga ati mwitonze gatafata telefone abanza kuvugana na Putin kuko ni super powers ebyiri abagabo babiri aravuga ati muri aho ngaho amafoto yabagaragazaga bose bifashe uko nguko bategereje icyo boss azakuza kubabwira banza kuvugana nawe na Putin aravuga ati twemeranyije ibi nibi bakongeye bavuga ko bapozinze kabiri bigaragaza ko ni intambara n'ubundi iyo kwa ko n'abantu yiyishe ntago ari byinshi ingi n'ibikorwa remezo kuko na nimugoroba nabonaga kuri Russia Today barimo kubwira ngo
babwira bavuga ko Zelensky cyane Ukraine ye bashatse kurasa ahantu hatunganyirizwa nucleaire bya nucleaire ubwo ni nk'intwaro z'ubumara ariko zikoreshwa mu bintu byinshi zikoreshwa mu ntara za kirimbuzi cyangwa zikoreshwa mu mashanyarazi baravuga bati nimwibeshye mukagiye cyo murasana mumenye ko namwe byanditse za kubishyira hasi ubwo rero iyo ntambara n'ubundi iracyakomeje uko nguko urareba ko n'isi yayimye amaso cyane ntabwo bakirimo kwitaho umwanya kuba Trump atarimo kubyitaho cyane ukabona yitaye ku bya Israel yabo kuko Israel ni iy'abanyamerika bikoreye nagahugu kabo rwose bashyize mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo babone ukuntu bakontorora biriya bihugu byikiriye kuri peteroli yabyo ntabwo iriya nta kintu kibabwiye kuko ubu tuvugana ukuyemo za ntara zino ntara n'ubundi zifite abarusofone avuga ikirusiya kwanza ugashyiraho na Crimea bigaruriye 2014 ubu Trump Putin yavuze ko bamaze kwigarura kilometero kari 5,000 by'ubutaka bwa Ukraine bigaragara rero ko Ukraine n'ubundi no gusambaguza bari bafite makorerwa babeshya nawe mu Faransa urabona ko amerewe nabi urumva byaho n'atari arageramiwe Macron reka tunamujyeho abarwanya Emmanuel Macron perezida w'u Faransa bakomeje kwiyongera rero hari abasesenguzi bakunze kugaragaza ko iri yagura cyangwa guhirikwa cyangwa kweguzwa ngo birashoboka cyane byanashoboka kuko abantu barimo kumurwanya ubwo bantu bari basanzwe bazi bano bantu b'abadroite ba Jean-Luc Mélenchon ba Marine Le Pen ariko nabonaga uduhere kuri uriya mupeti twavuga ariko ni na mutoya mwe twavuga ko ari umutinganye Gabriel Attal yabaye minisitiri w'intebe nawe ari mu bantu barimo kuvuga ati natayisesa nabwo araza ko ari parti y'ikibazo noneho ubwo abo basosiyaliste cyangwa n'abandi bantu bose bari b'abadroite hiyongereho nabonaga ari bavuga ko uyu nguyu weguye Sebastian Lecornu agomba kubanza kugaragaza umushinga w'ukuntu igihugu gishobora ariko cyane ikintu cya pansiyo cyongeye kiragaruka pansiyo niyo irimo kuremera n'imisoro pansiyo n'imisoro ku bakene ariko abakire bakagabanya bakomeza bashase nka bya bindi ubwo abantu batangajwe no kubona noneho wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Macron agifata manda 2017 Edouard Philippe nawe yavuze ati nta kindi gisubizo gihari Macron agomba kwegura ubwo rero imbaraga zimurwanya ni nyinshi nta bwiganze afite mu nteko ishinga amategeko uretse ko nyine ari umuntu uzi gukina amadiro nawe buri abantu bamutinya bavuga ko ashobora kuba azi ukuntu akina ariko kugeramerwa harageramiwe pe hageramerewe nabi ati imyaka ya pasore kamuyemanure noneho ntabwo ari ibyo biba bigoye cyane yego nayo ngayo rero twari dufite uyu munsi n'ubundi turakomeza tubahe ama updates aba hari menshi cyane yaba mu Rwanda no hanze ya twabwira nk'abantu ko muri Myanmar ahantu hari ibintu biriya bihugu bigira ibintu by'ingendo ntagatifu habaye guturika birangira abantu guturika kw'isasu nyine birangira kandi bimaye mu kanya birangira abantu 24 bamaje kubigenderamo icya gihugu bamwe bita Bama Myanmar nayo nguko reka nkushimire wowe twabanye mwifurize gusaza udasabirije ingenderwe y'amatseri Uwiteka abamwenyura ibiganiro bya Mwamba TV nakagaruka